zagera Imana ihaguruke ku ntebe y'imbabazi. Ariko turi mu gihe cy'imbabazi, Imana ishaka ko abantu bose bamenye ukuri, Imana ishaka ko abantu bakizwa. Turacyari mu gihe cy'imbabazi, turacyari mu gihe cy'imbabazi. Niyo mpamvu umuntu wese namugira inama mubwira ngo turi mu gihe cy'imbabazi byo gukiranuka, bakomeze bakora umurimo w'Imana. Aba bagereranywa n'amasaka bakomeze kwezwa, bakomeze basengera itorero ry'Imana, bakomeze babe maso, bakomeze bakore uyu murimo, kuko ingororano n'Imana yabageneye ubugingo, yabageneye kuzabahemba. Niyo mpamvu abantu bose bari mu isi bakagombye kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, umuntu akareka ingeso mbi. Niyo mpamvu Yesu yaciye umugani aravuga ngo mureke bikurane byombi, bigeze igihe cy'isarurwa. Nubwo bari mu murimo w'Imana, nubwo bimeze bityo, nubwo bakora umurimo w'Imana, nubwo hari ibyo bakora, ariko Yesu icyo akeneye ni uko abantu bakizwa. Nubwo bari mu murimo w'Imana, ntabwo Imana izahora irerega abantu ivuga ngo wa munyabyaha we. Asomye rivuga ngo nimubireke bikurane byombi, bigeze igihe cy'isarurwa. Nzabwira abasaruzi bafata urukungu baruhambire, nibamara kuruhambira rutwikwe na ya masaka ahunikwe. Bivuze ngo ntabwo abanyabyaha bazahora mu itorero, ntabwo abanyabyaha bazahora mu murimo w'Imana y'itorero runaka. Ariko Imana izi ngeso mbizi, izi mirimo mibi akora, suko itabizi. Ntabwo Imana ibiyobewe, irabizi. Niyo mpamvu baburanye ngo uru rukungu rurimo rurangiza amasaka. Ariko Yesu yarababwiye ngo nimureke urukungu rubane n'amasaka. Igihe nikigera Yesu wenyine azatandukanya urukungu n'amasaka. Bigeze igihe cy'isarurwa, kuko nyiri umurima azasarura amasaka ndetse n'urukungu bizaba biri kumwe. Ariko igihe nikigera ya masaka azakurwa mu rukungu, agenda ahunikwe. Ya masaka namara guhunikwa, igihe kizagera ya masaka yongere abibwe, agira umumaro, agira umusaruro. Ntabwo amasaka azigera na rimwe ateshwa agaciro, ariko urukungu rwo ruzateshwa agaciro igihe kizagera rwa rukungu rutwikwe, ruhambirwe, rutwikwe. Kandi usanga rero abantu bagiye bakwicuza ati kuki tutumvise ijambo ry'Imana. Ari agatabo nasomye muri Hangana kitwa Impanda y'Imperuka. Karavuga ngo icyo gihe ngo abantu benshi hazabaho ivururu ritandukanye, abantu bazajya babona abapasiteri, babona abaririmbyi, babona abavuga butumwa basigaye mu isi, ngo batangira ngo kurwana nabo. Ngo bavuga ati kuki mwari muzi ko Yesu azaza ntimutubwize ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ngo hazabaho intambara icyo gihe gikomeye, niko agatabo k'Imperuka kavuga. Hazabaho intambara, hazabaho imvururu nyinshi cyane mu isi. Ku bazaba barasigaye mu isi hazabaho imirwano ikomeye. Bajye baba amahoro y'Imana nabane namwe mwese mudukurikira Umurimo TV. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibarinde, Imana ibakomeze. Mwebwe abatuye mu Rwanda, mutuye mu majyepfo, mu majyaruguru, birengerazuba n'iburasirazuba n'umujyi wa Kigali, turabashuje cyane. Imana nibaha umugisha kandi turabakunda cyane. Muri uyu mwanya rero reka tubasuze namwe abatuye muri diaspora, muri Amerika, i Burayi, muri Canada, tujya tubona mudukurikira no mu Bushinwa. Turabashuje cyane kandi turabizi ko mudukunda. Imana nibaha umugisha rero kandi Imana nibarinde, Imana ibakomeze. Muri uyu mwanya rero tugiye kumva ijambo ry'Imana, kuko ni umurimo dukora buri gihe, gitondo, umugoroba, ibihe byose, kuko niwe Imana yaduhamagariye. Murabyumva rero, muri kumvamo ibintu biri kusakuza impande yacu, hari abantu bari kubaka, murabyihanganira kuko nta kundi twabigenza. Reka twumve n'ubundi ijambo ry'Imana. Turabanza dusenga Imana kugira ngo Imana ituyobore, namwe tubasengera kugira ngo Imana ibarinde aho muri hose. Namwe murwaye rero Imana nibakize, kuko Imana niyo ikiza abarwayi. Reka twakire umukozi w'Imana, kuko sibwo bwa mbere twamwakira ku Umurimo TV. Tumwakire adusengera Imana, araza no kutwibwira, abwira abakunzi bacu. Reka tumwakire mu izina rya Yesu, atangiye atubwira, adusengera Imana. Ni karibu umukozi w'Imana. murakoze cyane.
twubahe Imana dusenge. Turagushimye Uwiteka mubyeyi wacu dukunda ibihe byose iminsi yose, himbazwa shyirwa hejuru ku bw'aka kanya uduhaye. Turakwinginze ubane natwe, yego, ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru rihabwe icyubahiro. Dukeneye imbaraga z'Imana kugira ngo zibane natwe muri uyu mwanya w'ijambo ryawe. Ntacyo dufite cyanyura imitima y'abantu uretse Umwuka Wera wenyine niwe ufata ijambo akarekeresha imbaraga zikomeye kugira ngo iri jambo rigire umumaro mu mitima y'abantu bose, bazaryumva ribabere impamba ribatunge, izabageze ubugingo. Urakoze rero Umwuka w'Imana abane natwe, utwoherereza ingabo, utwoherereza inkomezi, ijambo ryawe rigira agaciro gakomeye mu mitima yacu twebwe turivuga ndetse n'abazaryumva bose. Ukuboko kw'Imana kubane natwe, utsikamira imbaraga z'umwijima. Iri jambo rero nigira agaciro ibihe byose, iminsi yose, kugeza igihe uzaza kureba itorero ryawe, uzasange abaryumvise bari maso, kandi natwe turivuga uzasange turi maso. Umwuka w'Imana akomeza aganze, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye Imana, amen. Amen. Twari tumaze iminsi tutahura mukozi w'Imana, navuga ngo hari amakuru menshi cyane ufite y'ijuru. Waruhetse kumbwira ngo urimo gusenga, nakubaza ngo muri iyi minsi bimeze gute, Imana iri kuvuga iki? Nta kidasanzwe, navuga ko ihumure Imana iri kutubwira ngo iki abana bayo bari mu isi. nta kindi kidasanzwe Imana irimo kutubwira cyangwa kubwira abantu, nuko bagomba kurushaho gusenga kandi bagasenga bera imbuto zikwiriye abanyamasengesho. Kandi Imana ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nibyo Imana ikeneye muri ibi bihe. Murakoze. Uratubwiye ngo Imana ishaka ko abantu bose bakizwa. Ubwo bishatse kuvuga iki ko mbese abantu bose bakizwa gute? Ko bumvishije ijambo ry'Imana bakaba badakizwa, none byagenda gute kugira ngo abantu bakizwe? Kuko kuva navuka ijambo ry'Imana ryaravuzwe bavuga ngo abantu bakizwe, abantu bagire gute, ariko byagenda gute kugira ngo abantu bakizwe? Nta kindi, buriya agakiza ni ak'umuntu wese. Ariko iyo umuntu akakiriye aba ari we nyirako. Naho gushaka ko abantu bakizwa nuko bagomba kureka ingeso mbi bakava mu byaha, bamara kuva mu byaha bakizera Kristo, bakamenya ko ubu buzima tubayemo uyu munsi wa none buzagira iherezo. Yesu akaza kureba itorero rye kuko yarikoye amaraso y'igiciro cyinshi. Niyo mpamvu Imana nayo ikeneye ko abantu bagomba kwizera Yesu Kristo, bagomba kuva mu byaha bagakizwa hamwe n'imbaraga z'Imana, Imana ikazabaha ubugingo. Kuko nyuma y'ubu buzima bw'uyu munsi wa none tubayemo hari ubundi buzima Imana yageneye abayizeye n'abayikorera. Niyo mpamvu rero umuntu wese agomba kureka ibyaha akava mu byaha, akamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, ko Imana iriho kandi yahozeho kandi nizahoraho n'ibihe byose n'iteka ryose. Niyo mpamvu nta muntu n'umwe wigize cyangwa se nta muntu n'umwe ushobora kuvuga ngo ngewe ndumva nkomeye, ngewe ndumva ndi kitabashwa, ahubwo hejuru ye agomba kumenya ko hari Imana. Niyo mpamvu rero namara kumenya ko hari Imana, ibyo akora byose agomba guhora yisunga Imana mu buzima bwe bwa buri munsi, akiragiza Imana uko bukeye n'uko bwije. Murakoze. Ubushize hari ijambo watubwiye, mu byo watubwiye bivuga ngo Uwiteka abarwaje abarwaye byari bishatse kuvuga iki? Iryo jambo nari mvuze ntabwo bijyanye n'iryo Umwuka Wera yampaye turi buze kuganira.
yego rivuga ngo uwiteka abarwaje abarwaye. Nasoma ijambo ry'Imana, ntabwo nari niteze ko uri buze kumbaza icyo kibazo, ariko hano mu ijambo ry'Imana nateguye nibwo bari buze gusangamo igisubizo cy'ijambo rivuga ngo uwiteka abarwaje abarwaye. Komerezaho rero ni karibu. Murakoze cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe n'intumwa Matayo, igice ni cya 13. Turasoma murongo wa 30 wonyine gusa. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe n'intumwa Matayo, igice ni cya 13. Turasoma umurongo wa 30 wonyine gusa. Dusome mu izina rya Yesu. Randitswe ngo mureke bikorane byombi bigeze igihe cyo gusarurwa. Mu isarura nzabwira abasaruzi nti mubanze muteranye urukungu, muruhambire imitwaro, rutwikwe, maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye. Amen. Amen. Ayo niyo magambo Mwuka Wera yampaye yashyize ku mutima wanjye kugira ngo tuyaganireho. Ikibazo mbajije rero kijyanye n'iri jambo Mwuka Wera yampaye kugira ngo ndivuge, ndibwire ku isi hose bari mu mpande enye z'isi, abazaryumva ko rizabagirira umumaro rikabakiza. Rero aya magambo nsomye avuga ngo ni mubireke bikorane byombi bigeze igihe cy'isarurwa. Mu isarura nzabwira abasaruzi bahambire urukungu, bafate urukungu baruhambire imitwaro, nibamara kuruhambira ruzategereza igihe cyo gutwika kwaryo, ariko amasaka nayo azahunikwa mu kigega cyayo. Uyu ni umugani Yesu yaciriye abigishwa be. Yarabahamagaye abacira umugani, arababwira ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wari ufite umurima we, arawuhinga. Amaze guhinga umurima we, igihe cyo gutera cyangwa se igihe cy'ibiba kigeze, abibamo amasaka. Amaze kuzana amasaka ngo abibe, nyuma yaho aragenda. Amaze kugenda ngo basinziriye, urumva ko nubwo babibye amasaka ntabwo bigeze baba maso, ahubwo ngo bamaze gusinzira, ngo umwanzi nawe ngo aragenda azana urukungu ashyira muri wa murima babibyemo amasaka, nawe abibamo urukungu. Amaze kubibamo urukungu, igihe kiza kugera, ntabwo bigeze bamenya ibyo umwanzi yakoze, ahubwo ngo igihe kigeze amasaka amaze kumera, amaze no kwera, ngo baragenda ngo babwira nyir'umurima. Baramubwira ngo ntabwo wateye, ntabwo wabibye amasaka mu murima. Ati niko byagenze. None se ko twabonyemo urukungu, watwemerera natwe tukagenda tukarandura ruriya rukungu mwariye amasaka? Nyir'umuhinzi cyangwa se nyir'umurima, umuhinzi arababwira ngo nimureke urukungu n'amasaka. Ahari nimurandura urukungu, murarurandurana n'amasaka. Ibyiza rero ni mubireke bikurane byombi bigeze igihe cy'isarurwa. Mu isarura nzabwira abasaruzi bafate amasaka bayahunike mu kigega, ariko n'urukungu baruhambira imitwaro yarwo rugeze igihe cyo gutwikwa. N'ayo magambo ni uwo mugani Yesu yaciriye abigishwa, ababwira ko ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'uyu mugani. Murakoze cyane. Bivuze iki rero?
ahangaha Yesu acira ababigishwa uyu mugani, yari arimo aganira n'itorero ry'Imana cyangwa se aganira n'itorero riri mu isi, ababwira ngo nubwo ari itorero riri mu isi rigereranywa iri torero n'amasaka ari mu itorero n'urukungu ruri mu itorero, byombi ko biri kumwe, amasaka aragaragara mu itorero n'urukungu narwo ruriho ruragaragara mu itorero. Ariko Yesu arimo aragira inama itorero, arimo aragira inama abakristo, abanyamasengesho, ababwira ngo nubwo bimeze bityo urukungu n'amasaka biri kumwe, nubwo biri kumwe ntabwo bakagombye gukiza urukungu mu masaka. Yesu arababwira ngo nimurandura urukungu mushobora kururandura mukarurandurana n'amasaka, amasaka akagira ikibazo. Ibyiza rero ni mubireke byombi bikurane bigeze igihe cy'isarurwa, kuko nyiri umurima azasarura amasaka ndetse n'urukungu bizaba biri kumwe, ariko igihe nikigera ya masaka azakurwa mu rukungu agenda ahunikwe. Ya masaka namara guhunikwa igihe kizagera ya masaka yongere abibwe, agira umumaro, agira umusaruro, ntabwo amasaka azigera na rimwe ateshwa agaciro, ariko urukungu rwo ruzateshwa agaciro igihe kizagera rwa rukungu rutwikwe, ruhambirwe, rutwikwe kandi rwibagirane. Bivuze iki rero? Amasaka bisobanuye abana b'umwami, cyangwa se bisobanuye abakora imirimo myiza yo gukiranuka, ariko urukungu rusobanuye abana b'umubi cyangwa se abakora imirimo yo gukiranirwa, abana ba Gehinomu. Urukungu nicyo rusobanuye. Yesu rero nawe avuga uyu mugani yavuze yuko ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'abantu bari mu itorero, bari mu murimo w'Imana, ariko ari urukungu batera imbuto zikwiriye abagenzi bajya mu ijuru, badakizwa, badakora ibyo gukiranuka. Nubwo abakiranutsi bari mu itorero baba bafite agahinda kenshi ku buryo umuntu ashobora gukora umurimo w'Imana, ariko akawukora awukorana ibyaha, akawukora awukorana ingeso mbi, agakora uyu murimo w'Imana awukorana ibidakwiriye abagenzi cyangwa abakristo cyangwa bamaze kwakira Kristo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Yesu rero nawe arangije agira agahinda gakomeye k'abo bantu bari mu murimo w'Imana bagereranywa n'urukungu, n'abanyamasengesho bakizwa cyangwa n'abakiranutsi, nabo bari mu itorero, bari mu murimo w'Imana, aribo bagereranywa n'amasaka, bakagira agahinda gakomeye. Ariwo wa mugani wasobanuye ngo ese ko twasanze urukungu mu masaka, watwemerera uru rukungu tukagenda tukarukuramo tukarurandura? Ese arababwira ngo nimureke urukungu n'amasaka bibane, ariko igihe nikigera bizagira iherezo. Bivuze iki rero? Nubwo umuntu yakora umurimo w'Imana awukorana ibyaha, awukorana ibidakwiriye, awukorana ingeso mbi, akabona Imana iramuretse, si uko Imana itabizi, si uko Imana itazi ko umuntu ashobora kuba aririmba ariko akora ibidakwiriye, si uko Imana itazi yuko umuntu ashobora kuba abwiriza ariko ari umunyabyaha mubi, si uko Imana itazi yuko umuntu ashobora kuba ayobora itorero runaka, ariko Imana izi ingeso mbi, izi imirimo mibi akora, si uko itabizi. Ntabwo Imana ibiyobewe, irabizi. Niyo mpamvu baburanye ngo uru rukungu rurimo rurangiza amasaka, ariko Yesu yarababwiye ngo nimureke urukungu rubane n'amasaka. Igihe nikigera Yesu wenyine azatandukanya urukungu n'amasaka. Ntabwo rero abanyabyaha, ntabwo twasenga Imana ngo tubwire Imana ngo ngwino wice abanyabyaha bari mu itorero, ngwino wice abanyabyaha bari mu murimo w'Imana. Oya, ntabwo kandi si yasigaramo abakiranutsi bonyine gusa, ahubwo bigomba kubana byose. Ufite ubwenge, uzi ubwenge, agomba kwakira Kristo, akavuga ngo nanze kugomeza kuba mu rukungu kuko urukungu ruzahambirwa, nanze kugomeza kuba umunyabyaha
kuko abanyabyaha bafite igihe gito cyane Yesu akazaza kureba itorero. Nanze gukomeza kuba urukungu, kuko urukungu nta mumaro rugira mu murima, ntabwo urukungu rugira agaciro mu itorero. Nubwo bakomeza gukora umurimo w'Imana, ariko azi ko ari urukungu ruri mu murimo w'Imana. Ntabwo Yesu nubwo yabona uwo munyabyaha ari mu itorero, nubwo yabona umuntu akora uyu murimo ariko akabivanga n'ibyaha, ntabwo Yesu bivuze ngo yakagombye kuza agahita amukuraho. Hoya, urwo rukungu niyo mpamvu yavuze uyu mugani, arababwira ngo nimureke bikorane, kuko nimurandura urukungu mushobora kurwandana n'amasaka. Bivuze iki? Hari igihe ashobora kuba ari mu murimo w'Imana, ari urukungu, aririmba, ariko umuntu agafashwa akavuga ati izi ndirimbo zagenze neza. Ariko si uko Yesu ayoboye ko nubwo yaziririmbye, nubwo baririmbye izi ndirimbo, ariko azi ko ari urukungu. Nyamara impamvu ari mu murimo w'Imana Yesu amugeranya n'urukungu, nuko jo ashobora gutanga icya 10 n'amaturo, yamara kugitanga hakubakwa inzu y'Imana tuzajya dusengeramo. Icyo gihe rero nubwo inzu y'Imana twajya dusengeramo, ariko byakozwe n'urukungu. Ntabwo Yesu rero yavuga ngo kubera ko uru rukungu rukora ibi n'ibi, kubera ko uru rukungu rwitwararika gutya na gutya, ntabwo ari byiza rwose, ndabyanze n'ibiki byose. Ntabwo umurimo w'Imana wabamo abakiranutsi bonyine gusa, kuko Yesu nawe aho ari ibihe byose ahora ateza amaboko ashaka ko na wa wundi umeze nk'urukungu mu masaka, ko nawe yakagombye gukizwa, ko nawe yakagombye kwezwa akareka ingeso mbi. Ashobora kuba abikora aririmba, ariko abantu bagakizwa bakakira Kristo. Yego nabwo nubwo yabikora gute, si uko Imana inaniwe kuba yamukura mu murimo w'Imana. Oya, ifite igihe yategetse, ifite igihe cyategetswe. Nubwo yabikora akajana gute, hari igihe Imana yagennye, hari igihe Imana yategetse. Rimwe na rimwe bazava mu murimo w'Imana, rimwe na rimwe hari igihe wumva ngo runaka ntabwo akiri kuririmba, ntabwo akiri kubwiriza, abantu bakibaza uko byagenze, kandi ari uko Imana yari ihaze ingeso mbi, ari uko yari ihaze imirimo mibi y'uwo muntu. Ntabwo rero bazakomeza gukora umurimo w'Imana bawukorana ingeso mbi, bawukorana ibyaha. Ibyiza rero bifite umumaro kurusha ibindi bintu byose nuko umuntu yakagombye kuva mu rukungu, ari abantu bakora imirimo yo gukiranuka, ari abana b'umwami. Naho urukungu ni abana ba Satani, ni abana b'imirimo mibi. Ariko Yesu niyo mpamvu yaciriye abigishwa uyu mugani, aho gereranywa urukungu n'amasaka, ashaka kubwira itorero ko batagomba kurwanya abakora imirimo mibi, babarekere mu murimo w'Imana. Ariko nubwo babarekera mu murimo w'Imana, ntabwo bivuze ngo dusenge Imana ibice, ntabwo bivuze ngo dusenge Imana ibakureho, ahubwo nibagume mu murimo w'Imana, ariko bawugumemo bategereje kwakira Kristo. Niyo mpamvu Yesu we nta mutima mubi agira. Ari umuntu uri gukorera undi akamurembya, agakora imirimo mibi, akamwiba, akamutuka, akamurwanya, agakora ibidakwiriye, ntabwo wa muntu we kubera ko ari umuntu ntabwo yabyihanganira, yavuga ati ndamurambiwe, rimwe ni mumufunge, mumukuru uruhande rwanjye, rimwe na rimwe akajya no kumurega mu buyobozi bwite bwa leta, akavuga ati uyu muntu yarankosirije. Ariko Yesu we siko akora. Yesu ibihe byose abavuga ngo nimumureke n'uriya yakizwa, nimumureke n'uriya ashobora guhura n'ijambo ryanjye ariko akava mu byaha. Nubwo urukungu rumaze igihe kinini mu masaka, ariko ntabwo ariko bizahora. Iherezo riri hafi kugira ngo Yesu aze akure urukungu mu masaka, ntabwo ariko bizahora. Nubwo umusinzi yakwinjira mu murimo w'Imana akumva ko nta kibazo, ariko igihe cye kiri bugufi. Nubwo umusambanyi yakora umurimo w'Imana, yakwinjira mu murimo w'Imana, ariko ntabwo ariko bizahora. Iherezo ry'abakora ibidakwiriye riri hafi. Niyo mpamvu Yesu nawe ari guhemba. Niba ukora umurimo w'Imana ubivangavanga udakiranuka, ingororano zirateguye. Ingororano zihari z'abanyabyaha ni muri Gehinomu, nta bugingo bazabona.
ariko bakora ibyo gukiranuka, bakomeze bakora umurimo w'Imana. Aba bagereranywa n'amasaka bakomeze kwezwa, bakomeze basengera itorero ry'Imana, bakomeze babe maso, bakomeze bakore uyu murimo, kuko ingororano n'Imana yabageneye ubugingo, yabageneye kuzabahemba. Niyo mpamvu abantu bose bari mu isi bakagombye kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, bakamenya ngo njyewe ese ndi mu kihe cyiciro? Ntabwo ngereranywa n'uru rukungu, ese ndagereranywa n'aya masaka. Ariko nubwo wagereranywa n'amasaka, kiri imbaraga z'Umwuka Wera zo gukomeza gusengera itorero, zo kugira ngo uru rukungu narwo ruri mu itorero, ruri mu murimo w'Imana, kugira ngo Imana nayo irebe yuko uru rukungu rwahinduka, irebe yuko uyu munyabyaha yakizwa, irebe yuko uyu munyabyaha yareka ingeso mbi, ahubwo akemera gukizwa, akemera guhinduka, akaba igikoresho cyera kizima gishimwa n'Imana. Nibyo Imana ishaka ko abantu bakizwa, nibyo Imana ishaka ko abantu bayimenya, nibyo Imana ishaka ko abantu bareka ingeso mbi, ko bava mu byaha bakizera Yesu nk'umwami n'umukiza ubuzima bwabo bwa buri munsi, kuko igihe kiri hafi cyo kugira ngo Imana ize kureba itorero ryayo, kuko igihe kiri hafi cyo kugira ngo Imana ize guhemba abayikoreye by'ukuri, abayikoreye by'ukuri bataryarya batabeshya. Imana izabahemba bakiri mu isi, Imana izabahemba ndetse batakiri no mu isi, Imana izabaha ubugingo bw'iteka. Ariko ba bandi bagereranywa n'urukungu nabwo bakiri mu isi, ntabwo imirimo mibi umuntu akora igira umumaro. Nubwo yabona ahirwa, ariko nubwo yumva ko muri wahirwa, ariko imbere y'Imana, Imana ibibona ko atari guhirwa. Imana ibibona yuko uwo muntu nubwo ashobora kwibwira ngo ndi ku rwego rushimishije, nyamara nubwo yibwira ngo ari ku rwego rushimishije, Imana yo izi ko hari urundi rwego yakagombye kuba ariho. Ntabwo umunyabyaha ashobora kwishima, oya, ntabwo yakwishima, ntabwo naho yakumva yishimye, ariko Yesu we ababona yuko ari uwo kubabarirwa, ari uwo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ahubwo Yesu aba yumva ko ibihe byose wa munyabyaha nawe yakizwa. Yesu aramukunda, Yesu aramukunda, ahora ateze amaboko agira ngo uru rukungu narwo ahari hari igihe cyazagera nibuze akarugirira imbabazi, nibuze umuntu agakizwa, nibuze umuntu akava mu byaha, nibuze umuntu akareka ingeso mbi. Niyo mpamvu Yesu yaciye umugani aravuga ngo mureke bikurane byombi, bigeze igihe cy'isarurwa. Nubwo bari mu murimo w'Imana, nubwo bimeze bityo, nubwo bakora umurimo w'Imana, nubwo hari ibyo bakora, ariko Yesu icyo akeneye ni uko abantu bakizwa. Nubwo bari mu murimo w'Imana, ntabwo Imana izahora irerega abantu ivuga ngo wa munyabyaha we, komeza usambane, komeza uroge, komeza wibe, komeza ubeshye, komeza utingane, komeza ukora ibidakwiriye, komeza ugendere mu ngeso mbi. Ntabwo Imana izahora ibyemera. Igihe kizagera Imana ihaguruke ku ntebe y'imbabazi, ariko turi mu gihe cy'imbabazi. Imana ishaka ko abantu bose bamenya ukuri, Imana ishaka ko abantu bakizwa. Turacyari mu gihe cy'imbabazi, turacyari mu gihe cy'imbabazi. Niyo mpamvu umuntu wese namugira inama mubwira ngo turi mu gihe cy'imbabazi, afate igihe akizwe, yongere yisuzume. Ari wa wundi utari wakizwa, Imana ikeneye ko akizwa. Ari wa wundi wasubiye inyuma waguye, Imana ikeneye ko agarukira Uwiteka. Ntabwo rero Imana izahora iruhanya n'abana b'abantu. Ntabwo rero Imana ibihe byose izahora yemera ko ikibi gikomeza kuboneka mu itorero, ko ikibi gikomeza kuboneka mu murimo w'Imana. Igihe kizagera Imana nayo ihaguruke ku ntebe y'imbabazi, ihane abanyabyaha banze kwemera gukizwa, banze kumenya ukuri. Ihane inkozi z'ibibi ziri mu itorero, ziri mu murimo w'Imana, zikora umurimo w'Imana, zikawukorana ibyaha, zikawukorana ibidakwiriye. Ariko Yesu ashaka yuko nyamara abantu bameze batyo bakagombye gukizwa, bakareka ingeso mbi, ahubwo bakakira Kristo akabayobora. Bitari ibyo rero, nibagomeza gukora umurimo w'Imana bawukorana ibyaha, ariyo jambo ry'Imana twasomye rivuga ngo nimubireke bikurane byombi, bigeze igihe cy'isarurwa. Nzabwira abasaruzi bafata urukungu baruhambire, nibamara kuruhambira rutwikwe,
na ya masaka ahunikwe. Bivuze ngo ntabwo abanyabyaha bazahora mu itorero, ntabwo abanyabyaha bazahora mu murimo w'Imana. Yesu ashaka ko abantu bakizwa bose bakava mu byaha bakareka ingeso mbi. Abanyabyaha rero bagiranwa n'urukungu. Ntabwo rero nava kuri iyi kamera ntabwiye abantu ko bagomba gufata icyemezo. Mukozi w'Imana, yego, wari utubwiye abanyabyaha bari mu itorero. None abanyabyaha bari mu itorero, nta banyabyaha bari hanze batari mu itorero? Yewe akenshi iyo mvuga itorero cyane nuko ari ryo mbarizwamo cyane. Hanze naho Yesu yakurayo umugeni, naho yakurayo urukungo rugahinduka amasaka. Nayo abanyabyaha bariyo hanze y'itorero bariyo benshi cyane. Naho Yesu rero naho ashaka yuko abantu bagenda bakabwiriza ubutumwa bwiza, naho bakavayo. Akenshi impamvu nkunda kuvuga itorero nuko no mu itorero namaze kumenya yuko naho haba harimo abakora ibidakwiriye. Kandi Yesu we yavuze ko ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuhinzi. Kandi iyo bavuga cyangwa bugereranywa n'umurima umuntu yabimbyemo imbuto, yabibyemo amasaka, urumva mu buryo bw'umwuka umurima isobanuye umurimo w'Imana. Yego. Iyo numvishije ukunda kuburira abari mu murimo w'Imana, abari mu itorero, ntago wenda ujya uvuga abantu bari hanze y'itorero, abakora ibyaha bari hanze y'itorero. Mbese navuga ngo nibo Imana yagutumyeho, abari mu itorero bakora ibyaha kandi bari mu itorero. Impamvu nkunda kuvuga ku bantu bari mu itorero ntabwo ari uko ari Imana yantumyeho, kuko ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo igice cya 28 umurongo wa 19 avuga yuko tugomba kugenda kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu mu mahanga hirya no hino. Impamvu rero nkunda kuvuga ahangaha mu itorero ariho ngomba kwibanda cyane, nuko mu itorero niho ngirira agahinda gakomeye cyane. Kibaza ni gute umuntu ashobora kuba ari mu murimo w'Imana avanga ibintu, kandi yumva ijambo ry'Imana, kandi yumva ukuri kw'ijambo ry'Imana, kandi aboneka mu materaniro, n'abari hanze bo ntibanumva n'ijambo ry'Imana. Kandi ikindi, buriya abantu batari bahura na Yesu, iyo turi hano kuri channel tuvuga ubutumwa bwiza, abantu badakijijwe akenshi ibihe byose uretse umwuka wirasanze ntabwo baba bashaka kumva ijambo ry'Imana, ahubwo baba bashaka kumva bya bindi bibashimisha, bimwe bisetsa, bimwe bimeze ukuntu. Ariko abo mu itorero iyo abibonye yumva yihutira gufungura, akamenya ngo mbese Imana iri kuvuga iki, reka numvire ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu rero akenshi nkunda kuvuga ku banyitorero, nuko we ashobora kuvuga ngo harimo n'abakristo, harimo abakristo ashobora kuvuga ati reka numve iki ijambo ry'Imana rivuze, nk'iyi channel reka nyikurikirane ndebe ijambo ry'Imana risohotse, cyane cyane nk'abantu bakunda gukurikira Umuremyi TV, urumva havuze ko ari Umuremyi TV, uryumvise wese atavuga ati ahari ni ijambo ry'Imana. Ariko babandi batari bakizwa bari hanze ashobora no kubitesha agaciro, akarijugunya ku ruhande akavuga ati ibi byo Umuremyi TV wabona ari ijambo ry'Imana rigiye kuvugwa. Ahubwo bo baba bishakira kwirebera bya bindi y'amacano yindi atandukanye, arimo ibintu bisetsa, arimo ibintu by'intambara, arimo ibintu bya politike, ugasanga nibyo biberaho cyane. Keretse umuntu agiye abajijisha, yavuga ku bya politike cyangwa yavuga ku bindi bisetsa, yafungura agasanga ariho ijambo ry'Imana. Ngewe rero nkoresha ijambo ry'Imana kubera ko ari Umuremyi TV nyine mbwira itorero cyane cyane. Imana iguha umugisha kandi Imana ikongerere kandi gushyigikire. Mwebwe ni mwebwe yabwiraga abari mu itorero, ababivangavanga. Ariko ntago navuga ngo namwe abakora ibyaha batari bakizwa ntago twavuga ngo turabibagiwe, namwe nabo bagomba gukizwa. Nimuze mukirizwe muri Kristo, kuko ni mwebwe ashaka, kuko ntago yaje gukiza. Yesu Kristo ntago yaje gukiza
yaje gukiza abarwayi, ntago yaje gukiza abatarwaye, kuko abarwaye bari hariya, bari hanze. Nubwo mu itorero harimo nabo abarwayi barimo, nabo barimo mu itorero, ariko abari hanze batari bamenya Kristo, nabo reka tubabwire ngo nimuze muri Kristo Yesu, kuko niwe mukiza wacu udukiza, namwe musogongere ku byiza bya Kristo. Imana rero guha umugisha mukozi w'Imana, kandi Imana igikongerera imbaraga, igiguha mbese kukurinda ibihe byose. Reka tuguhe umwanya noneho udusengere niba nta kindi Imana yaba iguhaye. Murakoze cyane. Gusenga ndasenga, ariko nifuzaga kumenya niba rya jambo rivuga ngo Imana ibarwaye barwaje niba ryaje kumvikana nk'uko mwari mwarimbajije, vuga yuko bari buze kuryumva mu ijambo ry'Imana. Umwuka wera yampaye kuza kuganira n'abantu, nizera ko bishobora kuba byasobanutse uburyo ashobora kuba ari mu murimo w'Imana, ari urukungu, undi ari amasaka, ariko nyamara urukungu ntabwo Imana yarababujije, irababwira ngo mwirinde kurandura urukungu, kuko ni mururandura murarurandurana n'amasaka. Ubwo n'abantu Imana irwarije mu murimo wayo, itegereje ahari ejo uyu muntu yakizwa, ahari uyu muntu yahura na Kristo. Ariko iyo akomeza kurerenganya cyangwa gukerensa iby'Imana, kandi Imana yari imurwaje, nubwo Imana yari imurwaje, ariko igihe kikaza kugera wa muntu akanga kugira gute, akanga gukizwa, ntundi ramurambirwa, ikavuga ati nubundi maze kumurambirwa, ntacyo ntakoze. Yumvise ijambo ry'Imana ku masocial media hirya no hino, yumvise ijambo ry'Imana ku maradiyo, yumvise ijambo ry'Imana mu masoko, mu mpande zitandukanye. Ikindi kandi niba ataranaryumvise, akaba ataramenye ko ndiho, yakagombye kumenyera mu byo naremye, mu byo mukorera byose. Niyo mpamvu Imana iyo umuntu yanze kwemera ukuri kw'ijambo ry'Imana, imurwaje, yego. Ubwo wumva ko n'ubundi we navuga ngo Imana iracyari mu gihe cy'imbabazi, iracyari mu gihe cy'imbabazi. Ushaka imbabazi asaba imbabazi iki gihe, akizwa iki gihe, kuko ugomba ko hari igihe Imana izageraho kukurwaza bireke. Yego. None ubure n'ukurwaza, usabe n'ukurwaza, none byose bishatse kuvuga ko hari igihe ijambo ry'Imana uzashaka ukubwiriza ibi ngibi ubibure. Yego. Ijambo ry'Imana muri Yesaya ndavuga ngo nimushaka Uwiteka bigishoka kabonwa. Bivuze ngo hari igihe kizagera bamushake ntibamubona. Hari n'ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Amose igice cya 11 banza ari ku murongo wa 8. Biravuga ngo dore hazabaho inzara n'inyota, kandi iyo nzara ntabwo azaba ari inzara yo gushaka ibyo kurya, n'inyota ntabwo ari inyota yo gushaka icyo kunywa, ahubwo azaba ari inzara yo gushaka ijambo ry'Imana. Aravuga hepfo yaho ngo icyo gihe abantu bazagikasikasi ndikuzi burengerazuba gushaka ijambo ry'Imana, ntibazaribona kuko batarihaye umwanya, kuko batarihaye agaciro. Hepfo yaho akongera akavuga ngo icyo gihe abakobwa ndetse n'abasore bazabona ishyaka. Kubera ko hari igihe ijambo ry'Imana ryari ririmo rivugwa, abantu ntibaryumva, abantu bararikerensa. Rero hari igihe kizagera n'ubundi ijambo ry'Imana abantu birirwa bumva hirya no hino mu mpande zitandukanye, ryibane cyangwa se Kristo avuge ngo birarangiye. Uwanduye agumye yandure, uwezwa agumye yezwe. Usanga rero abantu bagiye bakwicuza ati kuki tutumvise ijambo ry'Imana kare. Aragatabo nasomye muri Hangana kitwa Impanda y'Imperuka. Karavuga ngo icyo gihe ngo abantu benshi hazabaho ivururu ritandukanye, abantu bazajya babona abapasiteri, babona abaririmbyi, babona abavuga butumwa basigaye mu isi, ngo batangira ngo kurwana nabo. Wavuga ati kuki mwari muzi ko Yesu azaza ntimutubwize ukuri kw'ijambo ry'Imana? Ngo hazabaho intambara icyo gihe gikomeye, niko agatabo k'Imperuka kavuga. Hazabaho intambara, hazabaho imvururu nyinshi cyane mu isi, ku bazaba barasigaye mu isi hazabaho imirwano ikomeye. Bajye babaza abapasiteri, ese kubera iki mwari muzi ko Yesu azagaruka ntimutubwire? Se kubera iki wabwirizaga ntutubwire ko Yesu azagaruka? Kubera iki waririmbaga ntutubwire ko Yesu azagaruka? None ukaba utumye dusigara mu isi.
urumva ko nabo bazaba bagize gute Barasigaye. nabo bazaba barasigaye rero hari igihe kizagera ibingibi abantu bakerensa ntibazongere kubibonera ntibazongere kubona umwanya wo kubyumva ahubwo azaba ari igihe gikomeye cyane. Murakoze cyane. Nowa yarababuriye na Nowa yarababuriye arababurira ariko igihe kigeze imvura iragwa baza kubwira Nowa ngo kingura, ariko igihe cyari cyarangiye ntago yari gukingura kuko se yari wakinze. Yego. Ariko navuga ngo nanjye nk'umunyamakuru uri kuri kamera, ijambo ry'Imana ni iry'ubu ngubu, hari igihe kizagera ijambo ry'Imana ribure. Ejo sahacu. Ejo ntago ari ahacu. Mwebwe muri kutwumva muri uyu mwanya navuga ngo uratwumva utari wakizwa, nawe ngwino ukizwe kugira ngo icyo gihe kizagere nawe warumvishije, kandi Imana nawe iragushaka. Imana rero guha umugisha. Reka wenda niba nta kindi, reka tusenge Imana tugere ku musozo, udusengera Imana kandi ngusabira umugisha. Murakoze cyane. Nta kindi gisigaye, reka dusenge. Cyakoze nahamagarira abantu kongera gufata icyemezo bagakizwa batari bahura na Kristo, abari mu itorero, abari hanze y'itorero, nabagira inama y'uko bakagombye gufata igihe cyo kwezwa, bagafata igihe cyo kwihana, bakava mu byaha, bakava mu ngeso mbi, kuko Yesu ari bugufi bwo kuza kureba itorero. Yego. Nuko bimeze. Murakoze cyane. Nimero yanjye nimero ubonekaho? Mboneka kuri nimero 078 454 45 18. Ni ebyiri, ni 078 490 43 53. Izo nizo nomero mbonekaho. Murakoze cyane. Imana iduhane umugisha twese hamwe. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Dusengera Imana noneho tugere ku musozo. Urakoze mubyeyi wacu, tugushimiye kubw'ijambo ryawe twumvise. Nanjye urivuze kumeze kundemera imbaraga z'Umwuka Wera, guzaza kureba itorero ryawe, uzasange nanjye ndi maso narakwizeye narakumenye, kandi n'abatari bakizwa nabo ndifuza ko bahura nawe Kristo mwiza. Iri jambo ryawe rekeresha imbaraga zikomeye mu mitima y'abantu bazaryumva bose bari hirya no hino mu mpande enye z'iyi si. Mu mitima yacu twese iri jambo nirigira umumaro, iri jambo rigira ibintu rihindura, rigira ibintu rirema. Kandi Uwiteka mubyeyi mwiza, Imana ikomeye, ufite imbaraga zikiza, zikora, zitabara, zirinda, zirengera, urengere ubwoko bwawe, urengere itorero, urengere abantu bawe, urengere abakwizeye, kandi n'abatari bakwizera nabo Umwuka Wera w'Imana nabasange, ababuze amahoro mu byaha, ababuze amahwemo mu byo barimo. Ahubwo guhera uyu mwanya, guhera uyu munsi wa none, Uwiteka bahure na Kristo, kandi mbasabiye Umwuka Wera w'Imana bawemerere akorere muri bo. Urakoze kumvise gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye Imana. Amen. Amen. Imana nuguha umugisha rero, namwe abadukurikira, Imana ibaha umugisha kandi Imana ibarinde. Murakoze cyane. Ciao. Amen. Amen.